ngewe nkunda abana ndabishimira cyane kibonke barabizi no muri gatoto niyo umuntu yonye mbonye umwana mugirira ubwuzu nkamubyinira ampucuri igikobwa apo igihungu kora ibyo ukora byose wafata breakfast n'iki ugende witegure tujye kwa muganga ko ngiye nkeneye kumenya ko iyo nda utwita ari yanjye cyangwa se uwo mwana uvuga ngo ari uwanjye kwibinda birambiwe ngiye uye mukobwa se ni ikibazo cyo gukorana Liliane uye kira kibuno we nta kigiye mbega amata aryoshye sheri amata aryoshye sinzi ahantu yakuye ko sheri ubu ngubu ntabwo kumuramo impumuro muri hoteli ushobora kuba yaguze kuri botike ntabwo sheka nkubwize ukuri uzi ko ubishatse ubu ngubu twakodaringa amata kuko ukuntu haje ibintu by'ikoranabuhanga tukodaringa amata muri hoteli tukajya kuri hoteli tugasanga bayatubikiye bashize muri hoteli bakaduha n'icyumba tukaryama tukanywa ikivuguto ku buryo umwana wanjye azavuka noneho atemba itoto nka nyina sha byaba biryoshye mana bakatubikira n'ibiburushete ariko amata aryoshye nyine ndavuze nyine ngo tujye muri hoteli ushake hoteli imwe muri Kigali nziza ariko imwe ugeraho ukumva nyine ururuhutse mu mutima wawe tuyibabwire badushakira icyumba wadaringushe ukoresha inkoko n'ikivuguto n'agasosiso kamwe cyo kora gashu kamwe konyine ntabwo ndi burye tubiri nta kibazo sibyo ngiye sinzi nimba ari igishinwa mba nkubwira niba ari iki cyane nakubwiye ko iyo miteto ntayishaka genda witegure tujye kwa muganga nkeneye kumenya iby'uwo mwana utwite ukomeye umva sheri ngiye maze kurambirwa buri munsi ngo kwipimisha ubundi kwipimisha umpimisha ibiki ngiye ndambiye umugabo utanyizera ubundi uri gutekereza iki mu mutwe wawe njyewe nkwizera gute se ahubwo se wowe ubwawe uriyizera wowe cyo wigira ni ibiki Alo mwaramutse. Alo mwaramutse. Tubafashe iki? Nifuza ko mwaza kumpimira umugore wanjye nkamenya nimba atwite koko ikindi nkamenya n'igihe azabyarira kugira ngo mbashe kumenya ko umwana atwite ari uwanjye. Nta kibazo mwazana kwa muganga hamwe na madamu. Mu by'ukuri madamu wanjye ntago ameze neza. Bitabagoye mwaza mukansanga hano mu rugo nkabarangira ni hano muri gatoto ko ntago twabasha kuza aho ngaho. Okay nabyo birashoboka ariko ubwo hakiyongera ibiciro bya transport n'andi mafaranga extra y'agahimbaza mu kigo muganga uri buze kubapima. Okay nta kibazo we mwohereze ndene ibyo byose ndaza kubigukorera ndabohereza na address yaho dutuye ubundi muze mudufashe. Okay sawa. Sawa murakoze.
waramutse muri yo waramutse kantebe kuvuze ngo yego ko se biragutunguye byanangaje pe kandi baracyaryamye wabyutse igera isoko ugeze uryama ko mbona uri muri asiya yewe nabyutse kare nabyutse ndavuga nti mbona ntacyo ndi gukora navuga nti reka mbe ndi kurwasa nuko bibashe korohera Esther erega nawe mu gihe ndi hano agomba kuba nyine aruhuka akaruhuka ahubwo se uravuga iki ko no mu kanya ahubwo uyu munsi ari ngiri bubatekere ibintu n'impamvu waraye agomba kuruhuka rwose tudabagije agenda rwose kuba uhari noneho turaje tudabagire cyane rwose murateta muri butete naho mukwiye yego ariko se mwabyutse ryari mwasinziriye nawe ndabyutse cyane ariko hasi mukwiye baryamye ryari ntumbaze ahubwo se aya mazi ninde wayavomye aya mazi nayo ninjye wayazanye kubyo ntari nanabibonye ninjye wayazanye ibi rero nibyo bibereka nyine urugo rurimo umugabo uburyo aho umugabo ageze impinduka zihita zigaragaza neza neza zikigaragaza rwose ubu ibintu byose bigiye kujya byikora ku buryo mbese nyine uzajya ubibona ukavuga uti ni mama wararaye ahubwo ubu niba batangaze mu kanya nimusohoka gato nanone mugasanga igikoma nacyo kirahiye cyane rwose mama y'imana da ako sista kumbura ntacyo bikubwiye rwose ibintu byose ndabona bigiye kujya mu buryo muri uru rugo nzaba ndaba nk'umwana w'umunyarwanda pe Chikora mama. Inyoni zari ziyamereye nabi. Oya. Ntabwo zayariye cyane. Umva. Ako hari agatekerezo nagize. Ubundi watangira nkajya nsevingira umwana wanjye. Ufezinga? Ufezinga? Mama ntumbwire ko iyo jambo utarizi. Gute sinini? Ubu rende kumbwira ko umuntu ufite titire yo kuba umukuru w'umudugudu atazi ijambo gusevinga. Mwana wanjye nawe njye urandenganya. Yego ibyo ngibyo ni iby'abubu. Kererwa twigaga twe mu Gifaransa. Ntabyo nzi pe. Ntabwo nari mbizi. Urumva rero nyine ikintu bisobanuye ni ugufata nyine nk'amafaranga ukagenda ugafungura konte warangiza ukayashyiraho ariko y'igikorwa runaka atari ako kanya. Ese nibyo ushakaga kumbwira? Urumva nyine kubera ko amamara urabona arimo arakura. Ndashaka rero noneho kugira ngo musevingire amafaranga nzajya mbona njye nyashyira kuri konte nyabika nayakoraho noneho nazatangira ishuri hanyuma nzabona icyo mwishyurira amafaranga y'ishuri. Mwana wanjye hari ikintu wibagije gutekereza ko nta kazi ufite amafaranga uzajya uyakura he yo kubika koko? Si mama we na papa ntabwo muhari koko ubu se hari ikintu na kimwe mutakorera umwana wanjye mama? Nibyo nta kintu tutamukorera. Urumva nzajya mfata amafaranga uzajya umpa amafaranga make na papa mayandi wenda ndaza gushaka uburyo muvugisha cyangwa se nawe bimwibwirire muzajya mufata umuntu udufaranga duke hanyuma ngende mbika rega buriya nta nubwo bisaba amafaranga menshi kubitsa ugenda ushyiraho nubwo cyawe gishiri cy'ijana cyangwa 500 ushyiraho duke hakagera hakagwira noneho mama yazaje gutangira ishuri nkabona school fees. Mwana wanjye kuzi ko nta hantu guhisha uzi ukuntu tubanye muri uru rugo ngiwe na Seburi koko imyaka yose uzi ko Seburi koko agenda nta kazi agira yirirwa hirukanka acyurwa n'igicuku cyangwa kanararayo ngaho mbwira koko ubu ngusezeranye ibintu ntazashobora mwana urumva nabo nguhemukiye koko ni nka kwa kuntu umuntu asezeranye umuntu buki kandi rwose nta muzinga afite niko nanjye naba ameze. Ubundi nirushya kubera iki? Ubundi kuki mba nshaka kwirushya nkaho wagira ngo uriya mwana naramwibyaranye. Uzi ko wagira ngo nararyamye ndabyuka nsanga ntwite. Uriya mwana mfite umuntu namubyaranye nawe nta mpamvu yo kugira ngo njye nihiga nimanyagura ibintu byose mpora ntekereza nkaho wagira ngo namubyaye njyenyine. Icyo ngomba gukora cyo mama ngomba gushaka Karimu kandi nkamubona. Okay, reka nze mukingurire. Nako injira harakinguye.
Kalisa ubu koko ubona uzafatwa hehe gutera imigeri mu nda. nonse ufite ikihe kibazo wambwiye ikibazo ufite umwana ari kurya mu nda ari kunjamo amenyo. iki hauzubillahi none se umwana wawe afite amenyo bimeze bite nyine wakubwiye ko ngiye ntera inda z'amavampaye ubundi se inda yawe iba mu gifu konzi ko iz'abandi ziba muri nyababyeyi kandi wa mugore we sinzi icyo ushakaho